Yes. Ndabuje rero abakomeje gukurikirana ibiganiro byacu uruziga rw'uburinzi channel. Ndabasuje rero cyane, nitwa Bigirimana Theoneste. Mboneyeho rero kubashimira abo dusangwe turi kumwe mu ruziga, abamaze kumenyerana natwe rwose, ni ukubibutsa ko dukeneye akantu kitwa like, dukeneye akantu kitwa comment, kubera ko muba muri kudutera courage ku biganiro tubagezaho, mutugira n'inama zitandukanye aho mubona bigenda neza, ahandi mwatanga ibitekerezo harabo twagiye tubona baduha za comment, kandi ari byo twagiye dukosoraho bizagenda bigenda neza kurushaho. Abandi bataraza rero ni ukubashishikariza kuza mugakanda kuri subscribe, mugasacinga uruziga rw'uburinzi, hanyuma mugakanda kuri subscribe, ni mu ibara ry'umutuku babiri hasi ikiganiro, hanyuma mugakanda kuri kakazogera kakandi gatuma ibiganiro byacu ibyo dusohoye byose bibageraho uko bigenda bikurikirana. Mube update rero mukurikirane, hanyuma namwe like yanyu turayishaka, comment za ubujyanama bwanyu turabishaka, hanyuma byaba byiza kurushaho mukabigeza ku bandi, uruziga rukaguka. Dukeneye ko uruziga rwaguka, nkuko mwabonye ko ibyigisho dutanga ni ibyigisho by'ubuzima, birafasha umuntu wese, nta mupaka dufite w'amadini, turafasha umuntu wese, abize, abatarize, abari mu madini atandukanye, n'abatemera iby'amadini. Icyo tuzi cyo nuko twese twemera Imana ishobora byose, kandi twemera umuremyi wacu. Aha rero narimo ndi kubaha ubuhamya, ndi kubabwira umugabo washotoye Imana, ubundi nanjye tuziranye n'Imana, niryo zina nzwiho. Iyo ndi gukunda gutebya, ndi gusetsa abantu, araza ati Theoneste Bigirimana, umugabo washotoye Imana. Umugabo washotoye Imana rero, uwo mugabo rwose iyo mwumva ubwabyo bigutera amatsiko, bitavuga ati ariko umugabo ntagasanzwe, umuntu ushotora agashotora Imana mu ijuru, hanyuma Imana akajya nayo ikajya imushotora. Ubwo narashotoranye nanjye isigaye inshotora, ariko nabikunze cyane, namaze kumva byirunduriramo, niyo mpamvu nahawe n'ubutumwa bukomeye, mpabwa uruziga rw'uburinzi kugira ngo abantu bafashwe. Abantu hari ibibazo byinshi bigenda bikemuka, ibibazo byo guhitamo umuntu, arahitamo idini, ndajya muri ihe dini, aha nta dini, aha turi mu ivugabutumwa riri online, ritareba idini iryo ari ryo ryose, nta mupaka turiho. Ntago tuvuga iby'abarokore, ntago tuvuga iby'abaperi, ntago tuvuga ibya Pentecote ivuguruye, ntago tuvuga iby'abadventiste, ntago tuvuga, turavuga Imana yo mu ijuru, turavuga Imana nkuko nabandi banye, abo tudahuje bo bavuga ibitari Imana yo mu ijuru, twe turavuga Imana yo mu ijuru, ariko tuvuga Imana yo mu ijuru dukomeza ijambo ry'Imana yo mwimerere, kuko turavuga ya Mana, za mbaraga z'Imana zigendana na buri muntu. Nimwigeze mwumva dutangira iki ibiganiro byo mu cyiciro cya kabiri, twakomeje kuvuga ngo Imana iradusura, iratuganiriza, itugezaho ubutumwa, iradushotora, ariko ntago tubyitaho. Umwana w'umuntu rero, systeme imwe yonyine yo kugira ngo yumve ijwi ry'Imana, yumve ubuhanuzi bw'Imana, cyangwa se yumve imbaraga z'Imana hafi ye, nuko ajya muri systeme yo twavugaga, iyo imwe yitwa kwinegura n'Imana. Ndondora iyo ndirimbo nakomeje kuyivuga, Imana ndondora umenye, ibyo nkora byose twabivuze. Nakomeje rero gushotora, muri uko gushotora rero nababwiye ko nanjye ngira amahirwe yo gushotorwa. Nagiye kubona mbona mpawe isomo, ubu tukiri aha twarimo ku kiganiro kivuga ngo turi ku nsanganyamatsiko mbaze nyibabwiye yitwa ngo gutoranywa ni ikintu kirenze kurenza guhabwa isezerano. Gutoranywa ni ikintu kirenze kurenza isezerano. Ahantu rero ahantu rero hitwa gutoranywa ni ikintu gikomeye, ni ikintu kirenze cyane kurenza guhabwa isezerano. Ahantu turimo turavugira ijambo turayihuza n'ijambo ryitwa gushotorana, kuko ubushotoranyi nibwo bwatumye ntoranywa. Mu gutoranywa nanjye ndashotorwa. Hari amagambo turi buze kuganira yose uko ari atatu, amagambo yitwa ijambo ryitwa gushotorana, nkuko twakomeje kurivuga.
ushotoye ugashotoye imbaraga z'Imana, Imana nayo ikajya igusura, ni byiza, biraryoshye. Hanyuma aka kantu gushotorana rero niko kava ikindi kintu cyitwa gutoranywa. Uko gutoranywa rero haraza ijambo rero ryitwa ngo icyo Imana ishaka ku bantu bayo. ahangaha nicyo nenda kuza kuvuga, biganisha ku cyerekezo cy'iki, ku cyerekezo cy'Imana. Icyerekezo cy'Imana rero ubutumwa tujya guhabwa ariko bizingiye ku ijambo ryitwa gushotorana. Nkunda kuvuga amagambo nuyitondera uraza kumva ibyo ari byo, ko mu kanya turazagaruka kuri ya filozofi y'Imana. Yo nise ngo ni philosophy, ubuhanga bw'Imana, philosophy n'ubwenge buhambaye bw'Imana. Ubwenge buhambaye, noneho turi ubwenge bw'Imana, ntabwo ari ubwenge bw'abantu. Aka kantu rero kakomeje kuvuga ngo inzira yose igira iki? Igira intangiriro. Nyuma ikibazo cyose kikagira iki? Ipfundo kizingiyeho. Amagambo aremereye, ipfundo kizingiyeho n'ibisubizo byinshi, cyangwa inzira nyinshi zo kuboneramo iki? Ibisubizo. Aya magambo rero yose nkomeza kuvuga ndagenda nyajyanira rimwe, ndagenda nzana cyitwa gushotora Imana. Ngere nimvuga gushotora Imana, nanjye mvuge ko Imana yanshotoye. Abakurikira ikiganiro ndumva ni mu gikurikirana neza muraza kumva icyo bipfana aya magambo icyo bipfana. Gushotora Imana ngisigaye inshotora, ndacyari kubabwira ukuntu nge nayishotoye. Mu kanya ndaza kubabwira mu bindi biganiro bikurikira ukuntu nayo yagiye inshotora. Uko kunshotora rero bikagenda bibyara kumpa ubuhanuzi, kumpa amahishurwa atandukanye. Kubera iki? Kantu twise gushotora. Nayo abantu kenshi bakunda kumva ijambo ryitwa ubushotoranyi bakavuga ngo mu izina rya Yesu. None umugabo ushotora Imana bimeze iyo ikintu cyamaze kwitwa ubushotoranyi, ikintu cyamaze kwitwa ubushotoranyi kiba cyabaye ikindi kintu. Ariko ni terme twahisemo gukoresha, ni ubushotoranyi, n'ugucokoza. Imana nayo icokoje ndayideranja, irangije nayo isigaye zikandeba kugira ngo impe ibisobanuro. Tukiri kuvuga rero, niyo mpamvu muza kumva harimo ijambo ryitwa gutoranywa, ikintu kirenze cyane kurenza guhabwa isezerano. Hari amasezerano Imana yampaye menshi, ariko yarambwiye ngo ikintu kiremereye kurenza ibindi byose turimo kuvugiraho n'uruziga rw'uburinzi, ibintu byose twakoze n'ibindi turimo turakora bihambaye kandi turi kumwe n'Imana, byose bizingiye ku jambo rimwe ryitwa gutoranya. Gutoranya no gutoranywa. Imana toranyite. Wowe wibwira ko Imana yakwiye gutoranya, ntabwo ari witoranya. Ni tujya kuri story ya David yatoranywa ari akantu aho katarijeya. Yarafite bakuru be bamaje yabubatse amazina, bubatse izina b'ingabo zizwi mu gisirikare cy'ibwami cya Sawuli. Icyo gisirikare cy'ubwami rero bari bazi iyo bavugaga ngo hari ingabo dukeneye kugira ngo zijye gutabara aho rukomeye. Ntabwo ka Dawidi karagashumba karakantu kari aho ngaho utamenya ibyako. Ariko Imana yararebye itumye umutambyi Samuel kugira ngo aze gutoranya, yagiye baramwereka abo bamweretse bya bigabo by'ibigango bikuru bya Dawidi, akavuga ngo yango ntago ari uyu nguyu. None se nta wundi mwana wabyaye? Undi aravuga ati cyakora kandi akabire ndi kuvuga z'abajene, hari kandi kajama kari hirya iyo ngiyo kari kuragira, ako ngako kaba kari kuragira ibintu by'inka hariya nako ngaho. No umutambyi arangije umwuka w'Imana aramanukira mu ati mubabwire bamuzane n'uwo nguwo nyine. Gutoranywa rero ntabwo ari ibigango, ntabwo ari ugusenga cyane, ntabwo ari uko uri mu idini runaka rizwi, ntabwo ari uko uri umuntu ukomeye muri leta, ntabwo ari ukomeye ufite amafaranga menshi. No. Ahantu rero niyo mpamvu twavuze ngo gutoranywa ni ikintu kirenze kurenza guhabwa iki? Isezerano. Ndaje rero ndacyari kuba akantu kitwaye amagambo atatu ngiye kuvuga ibintu tuganira byose. Mufasha amagambo atatu, ijambo ryitwa gushotorana hagati ya Theoneste Imana n'Imana ye, harimo ikintu cyitwa gushotorana ku mpande zombi. Umwe yarashotoye n'undi arashotora. Niyo njyanye baranshotora bakambwira, niyo byanca nanjye ndashotora bakambwira. Aka kantu rero mukumve karimo n'akandi kantu kitwa kwinyagambura no kwisanzura. Tuzabijya ibintu abantu bazi ngo Imana ngo turayitinya ngo iteye ubwoba, turaza kubigera mu bindi biganiro. Uburyo ibyo bintu iryo terabwoba ry'abantu bakomeje gukanga abandi ngo Imana iteye ubwoba. No, arabiteye ubwoba, ariko abantu bayishakana umwete, abantu bayikunda ntabwo ibatera ubwoba, barisanzura. Abana mu rugo
so aba bana rero niho rero nagarutse Theoneste yagiye gushotorana, nihava gushotorana haraza kubamo gutoranywa, nibamo gutoranywa mu gutangira guhabwa amagambo adasanzwe y'ubuhanuzi. Twagiye rero nabwiye ko nashotoranye, mbabwira ko nivugiye ku nkuru z'abantu bagira zidasanzwe, abantu dutinya, abantu tureba tukabona ari abantu b'ibitangaza batinyitse bakanganye ngo ni abakonikoni. Noneho na leta yibisobanura neza kuko ni bidafatika, bidafite ibimenyetso. Leta yigiye ikabagira ngo tujye twemera amarozi, ntago byakunda. Amarozi se twayemera dute kandi ibintu bidafite ibimenyetso? Ibintu bidafite ibimenyetso wagire umuntu ukabona areba nabi, ukabona afite umushiha, ukabona afite umunabi, hari abantu isi kubituka n'isura ye rwose yarijimye, harimo icuraburindi. Icyo gihe wamureba ukamwita umurozi kandi w'abandi arengana. Rero abantu bajya bamara abandi. Rero niyo njya nkunda nako nkanyuzemo, hari abantu ukunda kumva bavuga ngo leta ngo niba baduteje, ngo leta ngo nijye bemera ko tubahana. Murabahana gute? Ikimenyetso cy'uko bakora amahano ni iki? Ntabwo mwabimenye. Tubona abantu bagenda ku manywa, ariko nk'uko mwabyumvise ziriya mbaraga zikorera nijoro bagahinduka ibindi none si ibimenyetso biri. So nanjye rero izi mbaraga zidasanzwe, imbaraga numva ni imbaraga z'umwuka. Imbaraga z'umwuka ntago ziba zifatika, ntago zigaragara amaso. Hari umwuka wera, umwuka n'umwuka reka mwingite umwuka mubisha. Hanyuma rero aya magambo nakomeje kuyavuga neza, turatangiye hano rero isomo boneka muri Mika igice cya 6 umurongo wa mbere kugera wa 3 ngo iby'Imana ishaka ku bantu bayo niko umutwe uvuga. Umuhanuzi Mika rero ngo none nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi n'udusozi twumve ijwi ryawe. Ahantu mu yandi magambo haraza kuvuga ngo n'ibidukikije n'imisozi n'inyanja n'ibindi byose bishobora kumva amajwi yawe bikakubera umutangabuhamya. Hari abantu kera abanyarwanda bajyaga bavuga ku bijyanye no kugira ibanga, ukumva umunyarwanda aravuze ati rero urabucecetse ibanga ati kuko n'ibikuta birumva kandi n'imisozi nayo irumva. Rero ahangaho nk'uko Imana aravuga ngo mwa misozi namwe imfatiro z'isi zitajegajega, nimuze mwumve kuburana kwanjye. Mwa misozi mwe namwe imfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka. Rero ngeze mu cyo bita kuburana, nk'umunyamategeko mbanyeze muri domaine, hajemo akantu karyoshye cyitwa kuburana. Ngo nimuze mwumve, nimuze mwa misozi mwe namwe imfatiro z'isi zitajegajega, nimuze mwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe kandi azaburana na Isirayeli. Aha rero iyo bavuze ngo Uwiteka afitanye urubanza n'abantu be, bazaburana na Isirayeli, arongera ngo yewe bwoko bwanjye nakugize nte, icyo nakuruhijeho ni iki ukimpamye. Aha hantu rero nk'umunyamategeko ise mpumva ndangije ya ngingo yanjye ijya yaryoha. Sasa murumva ko rero agafilme kagiye kuryoha. Umuhungu yavugaga abaza Imana kuki utiyereka abantu bawe iki bataba abanyembaraga, none iraje nayo iriteruye iti iraje iranshotoye ati rero mwa misozi mwe ati niki nta ubwoko bwanjye niki nabaruhijeho mukimpamye. Ese nakugize nte? Ese abantu ko mutanyitaho nabagize nte? Mufite ikihe kibazo? Aha hantu havuga nabagize nte, niho rero nanjye nazamukiye. Ndangije nicyo gisobanuro cy'iyo courage yanjye, nigo nahise ngira courage shotora nanjye umuremyi ndavuga aha haje kuvamo impamvu ikomeye yo kutangira kujya mu mayerekwa, kuko icyo gihe ngewe navuze niki, naravuze no jewe rero ndabona ikibazo urimo uravuga ngo waradushakira ngo waratubuze, ubwo ngiye kuburana. Hanyuma waradushakishije uratubuze. Paul uri kuri kamera, ariko ndaza kukubaza ingingo imwe. Uravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ni wumva ijwi ryanjye ugakingura ngo ndinjira, hanyuma ngiye ko nguhamagara ntunyumve. Ubwo ku ngingo ukongera ngo bwoko bwanjye ngo icyo nakuruhijeho niki, nanjye nkavuga ati none se ko ngusaba ngo unyiyereke, unyereke amabanga y'imbaraga za aba bavuna muheto batuzengereje, kucyo imbaraga za utazigaragaza. Nanjye ubwo nzanyemo iki ingingo, nzanyemo iyo ngingo nahise mishurirwa icyo bita ndondora
menye systeme de communication, uburyo bw'itumanaho budasanzwe hagati y'umuntu n'Imana ye. Nayo yahise ngo ni ndondoro system n'urwango. Muri system harimo amabanga menshi. Muri system hari ibintu ushobora gufatisha system rero, ibintu bigenda bizenguruka bigenda binyuranamo. Niba kugira ngo networking system bavuga ngo uburyo bwo gutumanaho, networking system ni uburyo bwo gutumanaho. Ubwo buryo bwo gutumanaho barakubwira ngo harimo ibintu byinshi cyane, niyo mpamvu byitwa system. Natwe rero iyo ndondoro umenye ni systeme, niho Imana nayo iganirira n'abantu bayo, niho bamenyera amabanga y'iki, bamenyera amabanga y'Imana. Ni meditation spirituelle, na hantu mwihirana n'Imana mukaganira mukavugana byinshi. Ariko hagati abantu badukurikiye ntimuze guhangayika n'ibintu muri kumva, ni mu byumva ibintu bisa n'ibiturika bidasanzwe. Na hantu ku mazi twagiye gutemberera nkuko twabivuze ku mashyuza, ahantu haba hari bari guturitsa ntambi nyine. Ntimugire ngo ni ibisasu, muhumure rwose nta kibazo kirimo. Ibyo ni ibintu bimenyerewe, ni ibintu bisanzwe. Ubwo kwari kugira ngo mwumva icyo kintu za mu majwi, nta bidasanzwe bihari. Hanyuma rero iyi systeme rero ndimo ndabona ko n'Imana yanyiteje irangiye ngo niki nakuruhije, ndangije ingingo gukomeza kuyitesha umutwe no kwizengereza. Uri munsi ko ngiye gusenga nahitaga nyibaza ngo imbaraga zawe ziri he. Please, icyo gihe utangiye kumbwira injyana muri amahereko nakubwiye ukuntu abantu bakorana na Satani, bagirana relationship dasanzwe, bagirana amabanga dasanzwe, bagirana itumanaho ridasanzwe. Noneho ngo kubera iki? Ngo kubera ko babihaye umwanya, babishyiramo intekerezo n'ubwenge bwabo, babishoramo imbaraga, iba business zabo, babigize business. Mu gihe abandi bashora mu buhinzi, mu gihe abandi bashora mu biki, bari abantu bahisemo gushora mu ki, bahisemo gushora ibyo bintu. None se abantu murumva nk'abarusha imbaraga gute kandi mwebwe musinziriye muri mu bitotsi? Mwebwe muri busy, mwe muraryoshye, muri mu bintu bitandukanye. Ntago mufite time. Buri mwanya ndabashaka nkababura, ndanabasura no mu nzozi nkaza kubashaka nkababura. Hari aho byageze Yobu nawe narimo story ya Yobu. Yobu arageragezwa, arivovota ngo ni kwa kundi dusenga ugasenga ngo halo ngo Mana ngo uranyumva ngo noneho ukajya witelefona ukajya uhamagara kaniyikiriza ngo Mana data wo mwijuru ngo nizeye ko bimpaye mu izina rya Yesu. Bose kameramani ako kantu nawe kibaze ngo nizeye ko bimpaye mu izina rya Yesu. Ntago wategereje ngo wumve igisubizo, ahubwo wowe uyisoma. Alo muvandimwe, brother, muraho neza? Mfite ibibazo, urabizi birakomeye kandi nkeneye 1,000. Ndategereje message. Ntago ugeze kumva nawe ngo akubwire iki feedback, akubwire ibibazo bye. Ntago ugeze utuma kubwira ko nta mafaranga ari buguhe uwo mwanya. Ahubwo wowe wakoze iki? Se wigendera ngo nizeye ko bimpaye ngo mbaye ngiye ngo ndakwizeye. And then bya bintu batabiguha ukaza bwa kuvuga ariko muvandimwe ngiye wankoroze. Kuki buriya wankoroze? Imana irangije iravuga ngo Yobu nakumvise kuvuga uraganya, uravuga ugira kuvuga ngo havumwe ngo umunsi inda yanjye yasamweho. Urabivuga ngo ariko ngo aho ahembwira ngo rwose niba ufite icyo kuvuga bivuge ngo ariko niyo magambo yashize ivuga. Aka kantu mukumve neza, niba amagambo yashize ivuga ceceka rero ukomeze kuvuga nanjye navuga, nanjye untega amatwi. Cameraman, hari ahantu bigira amagambo agashira iki, agashira ivuga. Ibyo ubwenge washyiragamo byose bisanga icyo gihe ubundi ubusabwa ceceka ugategereza iki Imana izakora. Aha rero niho nendaga kuza kuvuga, aha hantu muhumve neza. Ndagira ngo mbabwire ngo aha niho nashotoye Imana, niho byatangiriye. Iyo courage yo gushotora Imana yaje gutuma ibyiyumviro byanjye bitangira guhugukira Imana, noneho ntangira no gukurwaho nayo nayitangira kugishotora. Rero mwumve akantu kambayeho rero ubwo ndaje sasa nkabaye namwe mu nyumva rwose muri kumwe na mu biganiro no batabona kuri kamera. Aha hantu rero rwose ni mwumve ikintu cyambayeho. Ngiye kubabwira ubuhamya ngewe nazengurutswe n'abadayimoni barenga 40. Ndaryama ndangije njyanye nsinziriye, umva haza icyo bita abadayimoni cyangwa se ibigabo nge nabonaga ari ishusho y'ibigabo
imbaraga birenga 40. Ubwo nituvuga ibigabo bipima nk'ibiri ijana aba kuntu nanjye ngana ibiri ijana ndumva mbifite, ariko noneho kareba abagabo nkanjye 40 baraza bose banyubararaho baransikamira. Umwuka wari ugiye guhera, bino bigabo uko ari 40. Ubwo murumva byaba ari tone enye, byaba ari tone imwe, yaba ari imodoka, kuko ibigabo 10 yaba ari ibiri igihumbi, ni tone. Biramutse kimwe gipima ibiri ijana, ibigabo rero 40 ni tone enye. Tone enye rero nimwumve baziguteretse zigutsikamiye, bakavuga ngo aba bagabo bose urasabwa gukora iki? Kubikura. Ese uraza kubikura bigenze? Ibigabo rero 40 byarimo binkurura bishaka kunjyana, byaransikamiye cyane, birangije bikajya binkurura bishaka kunjyana. Icyo gihe aho byashaka kunjyana nimuze kuhambwira, byarambwira ngo ngwino tugende uri uwacu. Noneho narangiza natangira kubyijyana bikansikamira, bikakumiza umwuka. Noneho birangije birambwira ngo uri uwacu. Byari byatewe n'iki? Hari icyaha nakoze cyamwita muri bya bito bya negligence, bya bindi nyine ntabyo nenda kuvuga hano kuri kamera, ariko abagabo murabizi bahura na byinshi. Urumva icyo cyaha rero ndangije birambwira ngo wowe ngo nta nubwo Imana ishobora gukora iki, ishobora kugutabara. Wowe wakoze ibyaha, wowe uri uwacu, ntabwo tukurekura. None azana umutwe ufunze turakumaramo umwuka, turaguhitana. Ibigabo birangigirana birangira. None ikintu cyantangaje muri filime ibyankorerwagaho, nabonaga Yesu ahagaze hariya ku ruhande n'abamarayika bamukikije, sinibuka umubisi, ariko ubwo bari ba bodyguard nk'ukuntu yabahagaze ibumoso bwe hari ingabo zimurinze. Mujya mubona bafande n'iburyo bwe hari ingabo imurinze. Noneho bari bimereye bipfumbase rwose, bimereye batya nkaho nta nicyo bibabwiye. Noneho ndangije bya bigabo bikomeza kumfurusa, noneho najya gutaka kakabura. Navugaga ni Yesu ntabara, wenda apfuye. Noneho ikintu cyambayeho, ubwo Yesu n'abamarayika bari bibereye hande bipfumbase nkaho ibibazo bitabareba. Mbatabaje ikintu cyabaye niki? Barambwiye ngo igihe kirageze, igihe kigeze ngo nicyo gukoresha Yesu twatamiye kurusha uwo twumvise mu nkuru twigishijwe ziryoshye z'abakurambere n'abahanuzi. Yesu twatamiye uturi ngo niwe ugiye gukora. None urugamba rugeze mu mahina, ugiye gukora ibyo wigishijwe nibyo bigiye gukora hano. Ntabwo hagiye gukora ibintu bagupakiyemo. Ibyo bagupakiyemo nta mbaraga bifite, kubera ko n'ibyganano ni ibintu baguteyemo bitari ibyawe by'umwimerere. Ahantu muhitondere, nabanje kubyumva aya magambo ndavuga se ninyabwira abantu aho nibazagira ngo ndumuhakanyi. Umuntu uvuga ngo Yesu twatamiye ngo afite imbaraga zirenze kurenza Yesu twabwiwe aba Dawidi, Yesu twabwiwe wa wundi wabanye na ba Yosefu, n'abanyeri mu rwobo rw'intare, n'Aburahamu, n'Abashadrach, Meshaki na Abednego mu muriro, mu itanura ry'umuriro. Uwo Yesu urumva atari umunyembaraga, ariko urambwira ngo n'uwabandi, uwo n'uwabandi. Iyo ni inkuru y'abandi, ntabwo ari inkuru yawe. Aho tugeze aha ngaha ni mu nkuru yawe. Tugiye kureba Yesu we mwashiranye niwe ugiye gukora hano. Wa wundi bakubwiye, wa wundi wo mu nkuru z'abandi, uwo ngo tumwihorere turebe muri wowe hari niki. Iki kurimo nicyo kigiye gukora, iki nicyo kigiye gukora. Aha ngaha rero icyakurikiye reka mbasetse, nagiye kubona maze kubwirwa ayo magambo, ikintu nahise nkora, nahise ni mu mbaraga zidasanzwe, kuko nahise njya kuvoma hahandi nyine, hahandi natorejwe. Ahandi natorejwe niho bambwiraga ngo njye kuvoma. Icyo gihe rero natangiye kureba icyo bita ngo meditation, natangiye kugenda negeranya imbaraga, ndeba ubuhamya bw'Imana yanjye yahashize. Bya bindi abarokore bajya baririmba ngo warahabaye Imana, warahabaye cyagihe, warahabaye cyagihe. Hahandi bajya baririmba ngo Yesu warahabaye, ngo Yesu ngo Mana uriho, ngo wahozeho, ngo kandi uzahora uriho. Ahantu rero niho rero twize ngo tureba ngo ya minsi ya kera iyo twatambutsemo tukanyura mu bikomeye, tukanyura mu matanura y'umuriro, aho ngaho ngo niho naribwirwaga kugira ngo mpasubire. Niyo mpamvu mu ruzi ubona rukongera rukavoma ahashize. Hari fresh ireba ahashize, hari na fresh ireba ahazaza.
ahazaza ni isezerano, nibyo dutegereje, noneho ahashize nibyo twanyuzemo. Yesu twatamiye rero nuwo ngo nagendanye nawe ahashize, uwo ngo niwe wabanye nanjye, niwe ugiye kwisobanura, niwe ugiye kwigaragaza kwandi apfuye kuvuga aricyo ngo hagiye gukora Yesu twatamiye. Ako kanya nahise ninjira mu mbaraga, bya bidayimoni 40 nabaraga nk'itoni enye bifite ibiri ijana uko nayibabwiye, ni ibiro bingana n'iby'imodoka. Imodoka yaba yagutsikamiye nyine n'amapine yaho yagutsikamiye. Ahangaha nibwo rero nagiye kubona mbona bya bigabo byose nahise mbiyaka, none mbiyaka mbisuzuguye cyane, kandi mbiyaka nta n'imbaraga nyinshi koresheje. Ahantu muhitondere, bamaze kumbwira ngo Yesu twatamiye niwe ugiye gukora, narebye ahashize. Niyo mpamvu bavuga ngo uyu umuntu yafite ubuhamya bukomeye ahashize none arahatambuka, bwa buhamya bwahashize buramutambutsa akagenda yemye. Icyo gihe rero nagiye kubona mbona ngiye mu mbaraga, ndi kureba ukuntu Yesu yabanye nanjye, ndeba ukuntu yagiye anyubakira ibintu bikomeye, ndeba niko imbaraga zagiye zibyimba. Umwuka w'Imana akambwira ngo kwizera kwawe kwari kuri kugenda kubyibuha. Uko ngenda mbyibuha bya bigabo ngiye kubona mbona mbigize gutya, byose biragenda bita bigwa nkiriya. Ako kanya filime birizinze, ani imbaraga nyinshi. Nicyo cyantangaje, imbaraga nakoresheje icyo gihe hakoze Yesu natamiye. Iyo mpamvu bavuga ngo ijambo rikomeye rivuga ngo gutoranywa kurusha imbaraga. Gutoranywa nibyo birenze cyane kurenza gukora iki, kurenza guhabwa isezerano. Isezerano barariguha n'ibyahazaza, ariko iyo watoranyijwe umuntu udasanzwe uba waragiriwe icyizere ngo kubimenya nibwo buzima fisama horadashira ngo igituma ndirimba. Apolinere rero uyu muhanzi ndirimba ngo igituma ndirimba yewe ngo ikimbira gutwenga ngo nuko mfise amahoro abandi batagira. Rero uyu muntu iyo umaze kwinjirwamo n'imbaraga urahimbaza, wamahimbaza Yesu kurimo agatangira kugaragara. Nagira ngo rero dusoreze ahangaha abakurikira ibiganiro byacu, ariko ahangaha turacyavuga ngo ibintu byose bifite aho bikomoka, ngo inzira yose igira iki, igira intangiriro. Iyo nzira ndi kubabwira ni inzira nanyuzemo yo gushotora iki, yo gushotora Imana. Iyo nzira nyiri gukomeza kubasobanurira. Murakoze, ntimwibagirwe gukanda kuri like, kuri share, kuri comment. Rwose ndabashimiye, n'abashyashya mukande kuri subscribe. Turasubira mu mwanya ukurikiraho.